nimba ari uko mva ko naje kuba hano kandi njye sinzabihangaho cyane ahubwo nazanagurisha ngo niyubakire si bya byiza ariko kuko abanyarwanda bavuze ukuri unyekura umakuru ibi Joseph kisekani nari nyazi ko yafite uranzurana ubundi mu myaka ufite gereza wari wayibona niyo nafungwa hari abantu bose bari mu gereza siko bose baba bazima harimo n'abantu bazira n'ubusa none rero nagere niba ari ukurengana none rero wowe ugiye kuzira ivoru n'agasuzuguro ufite abo bagiye kuzira ko navutse ntabwo ari uko wavutse ugiye kuzira ivori no kutumva inama tukugira uranyuma kandi urafunga kandi ushatse wacisha make shaho ntabwo wamwangisha hari abantu benshi cyane bafunga amafaranga y'inyaruhe simwana ajyanye amafaranga ajyanye David ni wowe abaye ni njyewe tsiye Rajamo David merakomera tuguranye cyane iminsi myinshi muvana cyane myinshi kabisa Joseph se murasira turaziranye Joseph yari atuye karitsiye zacu Joseph harya babagahira nabaga hariya Kicukiro asaba Joseph ni nshaka none ikise amafaranga ajyanye ari yahise miliyoni 2 wajyanye miliyoni 2 za papa sinabona na miliyoni ntabwo nabona n'ibihumbi 100 ngo miliyoni Joseph urandi kubwira ibintu bigera muri uru rugo noneho n'amafaranga umuhungu miliyoni uziyibara ntabwo rwose Joseph iyo ngeso munyimuzi ntabwo yiba neza urabizi ntabwo ajya yiba reka Joseph haguruka mengana na David we uzi kugira ariko mubwire Joseph wishyura amafaranga yazanye amafaranga ni menshi muvanda amafaranga ni menshi niko se David wowe biraca musi ukora iki harya derukana wiga derukana niga kuri APRC Kicukiro uzikari byo sava ndabyibutse kuko ndumva na sister wariho nigeze kumubona mwigana David na ariko se ura muhungu wamukira inama miliyoni 2 ni nyinshi mushene rero ibintu naboneye muri ubu byose bigiye byamvanze ura mujene tuzanye yitonda ari umwana mwiza w'indushyi ese ibyo bintu koko yaje kukiga by'igisa David mfite ibibazo mu bantu cyumve mfite ibibazo kandi ibibazo cyane mu rugo bimaze kumvika nje umunsi umwe wa kabiri miliyoni 2 Joseph papa wawe n'umugome iki ndabigenza gute none nje nama nawe urabizi twacagazaga ikigo ni ukuvuga ngo rero nje inama nakugira shishoza neza urebe niba Joseph atari ikintu runaka kibyihishe inyuma kuko izo ngeso zo ntazagira ese papa wawe ni shyashya ntabwo namubeshye kuko ngewe urabizi neza ntabwo nakunze kuba hano kuba Canada naje kwigura imwe y'Ikinyarwanda mu Rwanda ndamwemeje kweli umva nasi nemeje bakeya ndakwemeje wowe Joseph ugomba nyagushyire ku gahanga ngomba kuyagushyira ku gahanga n'umuhungu wanjye amaze kumenya yuko byose nta n'uruhare mbifitemo kandi amafaranga nyakengereyeho ubu tugiye kujya duhura tugiye kujya duhura ni nkurya iminosho amafaranga nyakenyereye niyo mpamvu rero umva buri wese ari umuhungu wanjye ari wowe mugomba kujya ku gahanga kaya mafaranga kandi nyafite nta n'ibindi nta n'undi mwanzuro paka n'iriya sambu witisaho ngomba kuyishakira abakomisiyoneri byihuse ukimara kugera muri gereza ubwo kazaba kabaye nzaba nitsindiye nabirushye amafaranga ngomba kuyaryamikira yewe nzayaryamo iki koko ariko reka mbe ndetse kwihuta kuko
ngomba kubanza kunoza umugambi wo kugira ngo abanze ajye muri gereza. Irindi nzaripanga maze kumufatisha neza kabisa, amaze kugera muri gereza. Nibyo urabizi njyewe nize hanze mba Canada, naje mu Rwanda njara ku kigo, noneho nje kuminuza ngo menye Ikinyarwanda. Rero ntabwo ibintu bya papa mbizi cyangwa no mu rugo baze yuko ndiranga ari mubyara wanjye, ariko ntabwo nari muzi. Kandi ubanza ubyumve ko biri kwindire. Ubwo rero urumva ko na papa watamwise 100% kubera ko ntabwo bisobanukiwe neza. Kuko bura umuntu mutabanye igihe kirekire ntabwo umenya character ze. Niyo mpamvu nanjye ntekereje kabiri, arabimbwiye ntekereza kabiri gati bineka manye cishoje nsire mu bwenge, kuko nshobora gukorana imbaraga z'umurengera ugasanga nafunzwe, ugasanga na kamera zawe, ugasanga kariyeri yanjye igenze nabi. Kandi hari twebwe buriya hari ikintu utazi, wigeze uba Canada? Oya, ntabwo nigeze mba. Rero twebwe ari abantu umuntu abaye Canada, aba diaspora cyane cyane nkatwe, uzabaze kuba Canada no gutonganya umuntu, no gutonganya umuntu kangumve u Rwanda rwacu kunari rwiza, baragukatira kandi bukatira imyaka itari hasi y'5. Eka ni ikibazo. Nese amakuru sister wawe se sister arakomera, arashima Imana. Utaduha amazi se ngo arya mu Kinyarwanda bavuga amazi. Amazi ntacyo, reka tubyanzire gutya, ariko igihe kiracyahari. Ariko apana atari ndi, ariko umushikire byamushikire reka tubireke. Ariko uriya muhungu mbona ari umuntu w'umukene uri aho, ntazi ukuntu abayeho, ntazi iki. Nuzaza ugera ku kantu k'ubukene rero ugistopinga, kuko ubukene ntawe bwihamagarira. Reka nkwereke, reka mbwira muhungu umenyigishirize na data shyashya simbizi neza. Umva yewe ngomba kubimushinza ndisenge Imana ya sikumkazi, ariko ngomba kubishyira mu ngufu, kuko ibi bintu ndebye nabi byananura. Niyo mpamvu ngomba kubishyiramo intege. Umva ko ari umunyabwenge Mana ya hajya ngo warasoma, nzamenya yuko kicyo ntukikura, ndamenya kuri hataye byanze bikunze. Umva nunafatanya na mwene wanyu gusha ngo murahiga muhiga iki? Kereka ntayagezeho ngo murahiga bahigawe. Umva haya ngo umunyabwenge ngo warize ngo ibiki n'ibiki ngo uzutuntu ngombira sambu nyitsindire n'aya mafaranga kandi yatsindire, kandi numara kugera muri gereza umva guhita nshaka abakiriya byihuse, nayo nkayatsindira, kandi nta kintu ngomba kugusigira. Ariko se ko ningene yewe kujya mbeshya, ariko nibyo amaze kugura udukweto vuba n'agapantaro, kandi ntabyo yagiraga, yaje hano ntabyo agira. Ubwo rero umuhungu wanjye ikintu ndi bumufatisha nuko ndavuga kuko yaguzemo inkweto aguramo n'ipantaro. Nibyo inama niyo gusa aha kwasi ubwenge, ariko sha ubwo nzige yarabuze nta munengo kire natanze kumubona izuba. Ngomba rero kugira ngo ngomba kuyamutsindagira mubeshyira bya serious, nta bintu byo kujenjera. Bose ngiye kugenda mbicaze hasi ndabigisha ko nawe ukiremo imbaraga muvandimwe, nabizi twabanye neza, turi n'inshuti rwose, tsiri ntubizi se. Rero ikintu cya mbere kiriho we ubinkurikiranire umungira inama, ariko uriya muhungu ndamutse nsanze ko karibyo nta mwanga byiteka, dore narata n'ubu ndamwanga. Data yarambwira ati uriya muhungu ikintu cy'igisambo kiri aho, rero ntamwanze naramuzimutwe. Niyo mpamvu sinakubwira ko nawe unzi, urabizi nditonda, ariko byagezeho birandenga neza, mbura imbaraga, nambaje n'Imana ngo wanze byumvize byakurenga byagira, ariko ugomba gushyiramo ubushishozi bwinshi. wowe ikintu kiriho ugenda umwigishiriza, byanjye bikunze twanakiye ranjye urabizi nawe, ariko umunyigishiriza
muterere. Okay David, rero reka mubwira rero kemwe muganira. Mubwire nta kibazo. Nanjye reka ngere reka mbe ndi kumwe n'umusaza ne muteye mirongo numve. Ako munyigishiriza. Ndamwigisha ntare rwose. Kandi uzamenya ukuri nyuma. Subize sister wawe. Ndamusubiza ariko waranamukunda. Agahinda k'ikica kagira mu rugo. Burya Joseph ni ubuzima abayemo ukuntu twabanye karitsiye ari umuntu witonda rero twese dufatiraho urugero umuco kuko yaba yarayize tukigira mu buzima n'ukorera gukomeza gucamo hanze n'ubundi izuba ryari rimeze nabi. Mbega Joseph waguwe ihangane muhungu wanjye komera komera kabisa ihangane Imana iri kumwe nawe humura. Kwibaza byinshi niba wumva mu mutima wawe nta kintu wishinze komera ni ukuri Imana iri kumwe nawe. Reba nagiye icyo ndi kwibaza miliyoni ebyiri batetse gute kuri miliyoni ebyiri Ibaze nawe y'icyo kintu. kuki batavuze basi ibindi akavuga miliyoni ebyiri Basi ntibavuge n'ibihumbi 100. miliyoni ebyiri Ibaze kuri njyewe ayo ni amafaranga watwara ukaba ukiri ahangaha uhamara igisu. ubu se basi ngiye nzavuga gute ko ndi umwere nzabigaragaza ni zerekana ko nta kosa mfite kuko amafaranga yarabuze. Ni ukuvuga ngo rero Joseph dore ikintu tugiye gukora wihangane tugiye gushaka aho uzi aho ukeka hose bashobora kuba babika muri iyi nzu. wabika se umunani Ntabwo wahamenya nyine biragoye gushaka ikintu utahishe ariko tugiye kugerageza. uri kunda mu mutima kuko ugiye guhita wigendera. Oya humura ndacyahari. nyine ndabyumva pe niyo waguma hano kuzageza kuri ibyo bintu ntabwo Oya humura kandi Imana ubu barashaka kumfunga nabi bo ubu nyine nta kindi bagambiriye. ese ubambira Oya humura rwose tugiye gushaka hose inzu yose tuyijagajaga sibyo. Niba wumva umutima wawe nta kintu wishinza humura ndabaza kuri aya mafaranga ni menshi nyine birumvikana ariko humura. miliyoni zingahe nanjye n'aya mafaranga ntarakoze imitwe yanjye yose. njyewe simbizi reka mbibwire hari ikintu wavuga ukagira ugakora amakuru akorera akura amakuru aranyigisha ubu se ngo se umuntu muzima aragufata akaguhimbira ikinyoma. Dave reka mubwize ukuri nayo nigeze nura nta mafaranga nigeze mfataho sindanayabona habe na gake sinaniba. kandi kubwira wa muhungu we rwose uyu muvandimwe twarabanye izo nzu nazo muzi fashe gushaka hano muri Serenage tugiye gushaka hose rwose kandi humura Imana iradufasha sibyo. fashe guhiga ubu ngiye kuyarya nezerewe neza cyane ndishimye amafaranga ari ku nzara yarya neza nayo iriya sambu umaze kuyigurira ariko se ubu ngiye kujya mpura nawe ntirakaze muri wa yanjye ntibyo nabona ntirubize hinduka ikintu cy'ijoro yakada maze nzazana akaboko nkakisha ari imihati Imana yanjye ariko ngomba kubyiga nkaraka ku buryo tuzajya duhura nawe akabibona yuko inama niyo ubundi ewa
umva ngo ase ubwenge ibi bintu nabitahura sha azaba azi ubwenge ko nuriya muhungu kwanza ariko ngombe mbirukana kugira ngo ibintu byanjye byose mbikore biri ku murongo mana yanjye nibyo nama nibyo ubu hajya ngo bagiye kujya guhiga barayakura sha umva ngaho ntibahibe ndaje ndebe nanjye ndebe uko bahiga hagize hose nahebye tureka tubari mpamvu niba ni byiza nari mwarebeye naharebeye hariya warebye narebyemo ni agakapu kaba abana ahubwo reka mubwire rero turebere no ku meza y'abantu tujye kureba no mwese katujyayo gusa dusigaje kureba wowe muri salo ntabwo tugeze turashakira tujye gushakayo shaka hose kabisa reka turebe mwana ubwo se umwana rero ni uguhiga hose runaka ntabwo bazigera muri shitingi ariko se hano rero hari n'ibintu byinshi uzi guhiga amafaranga utazi inama yabiki nabyo ni ibindi bintu iyi rwose reka mwereka uburyo ibintu bindi umwana wikomeze guhiga rero aho bigeze umutwe wasangaye neza aho bigeze rero ugenda isi ishema neza kakanyanya ubundi reka mwereka sibyo si umwana we rero we numva ntabwo dufite no guhiga sigara uhiga nanjye njye mu kazi kabo bataza no kubaza ibiki n'ibiki ariko ikibabaje urahigiraho utazi oya ntacyo ndakomeza nshakashaka uri kuri kuzagaragara gakomeze ngerageze ubusubwo ko uru rubanza nzaruhura narwo Zefu amafaranga y'anyarwanda gute ko si umwana aganya amafaranga y'arimo Devi ni wowe arabaye ni njyewe nsiye Zefu hari ikintu yakora amafaranga y'anyarwanda si umwana aganya amafaranga y'arimo Devi ni wowe arabaye ni njyewe nsiye mbega umuhungu ukuntu aje ambwira ngo amafaranga miliyoni 2 ubuse ko mbona bari kunyita umujura ubu hano byo nzabivamo gute nzabihonoka nde ubu se ko nigenje noneho ndagaragaza gute ko ndi umwere ibintu byose uriya muhungu yambwiye byose wagira ngo yarabizi ibintu twavuganye byose uru rugana nambaye miliyoni 1 2 yego ko mana miliyoni 2 miliyoni 2
gusaba abantu noneho ndabikora gutera ararunyambitse noneho sinzi ukuntu biri bugende mana yanjye. Ariko se nanone reka nibaza ahantu ikintu ndi kwibaza, kuki umuhungu wari uje kubimbwira naba ari suza kubimbwira, kuki narahura na se ikintu nese bundi ise naza kuza kubimbwira bwo ndabikora wiki ko nta kintu ndi buhinde. Ariko David ngiye kumbwira atahe, ikibazo ni ikintu none. Oya David ahubwo reka mureke agume hano abimfashemo. Ese bwaramfasha? Ibintu biragoranye, sinemere kuva hano ngo ngende, ntabwo mbyemere. Sinanemere no kuvuga ngo nsubire i Kigali. Oya ntabwo nta n'amafaranga mfite ngo namubake. Ariko sha ibyanga byakunda niyo haba ari hariya ahantu ashaka, niyo yaba ari iriya samba ashaka, hari aho mu gace ashaka kujyana ku ngufu, yitwaje ngo naramureze, yitwaje ngo ndi kumwe nawe, naho azabona, naho azigera atwara. Umva niba dupfana byose byarangira, ariko hariya wapi sibyo amafaranga agenda bihomokaho. Usashaka kumfungisha, usashaka kugera kuki, use basi nta nubwo n'ukuri ramunguye ko nawe numva ngo yarize araza kunyaka amafaranga ko bavuga ngo ibigora minuri karakara. Nimba atekereza mu mutwe, kuko nimba atekereza arareba akabona yuko natwara miliyoni 2 naguma hano. Ikindi, ese nimba afite ubwenge nyakuri muri we, atekereza kabiri, ni gute nakira amafaranga miliyoni 2 nkaba ndi kumwe na se? Ise niyantema miliyoni 2 yananyica. Ariko se ibyo narangabona ari ikibazo, nta gahunda ihari ngiyi. Ngiye gufunga umwuka, ngiye kwizirika mukanda mu nda ngumere, ndebane nawe, sineze kuva hano nuko byagenda kose, sinteze no gutsimbira ibirenge byanjye ngo ndava ahangaha. Ibintu nakoraga byose ngiye gukomeza mbikore, ngiye kwiyemeza. Amaherezo rero bizashyira ukuri mugaragaje, ukuri kugiye hanze kugaragara, kuko ntago nabyemera ukuntu barabitse miliyoni 2 mu nzu miliyoni 2 zitari kuri banki. Sasa ngiye kubirebera hano, izo miliyoni 2 akora iki zizinjije? Asaruye vuba, naragurisha imyaka yose iri mu nzu. Miliyoni 2 David mbwa ngo tuzishake, dushaka wapi? Oya uyu muhungu nashakishije kandi Joseph uri he? Hano hose nahizi ana ya Joseph, ubundi ndaguhamagara wagiye he? Bana yanjye kana kaga pe, ndaguhiga ngo tujye inama, ngo nkugire inama, nakubuze ubundi wicaye uri kugira ushaka kunjye inama se ko ku mafaranga numvisha bavuze ngo nabungo nibya
rero reka nkubwire wa muhungu wanjye, urabizi waje aha ndakurira umugabo mushiki wanjye, ndakurira none umaze gukura, rero garagaza amafaranga y'abana. Amaki? Amafaranga y'abana. Erega nanjye saa yanjye. Ese ukomeje kunshinza amafaranga? Amafaranga watwaye amafaranga miliyoni 2. Ariko kangubaza akantu kamwe ubu. Natwara amafaranga gute ngo abanyicaye? Abantu mwize ngo muri abanyabwenge shamwe mujye mureka. Iki kibazo ndi kwibaza ubundi amafaranga muri abanyabwenge warayatwaye none ko ari nge nawe tuba muri iyi nzu amafaranga yagiye. Amafaranga. Ibintu by'amafaranga simbizi. Ahubwo dore igitekerezo nagize. Koroshya ibibazo gute gakeya. Gute by'amafaranga. Amafaranga umva nkubwire. Amafaranga kuyatwara yo waratwaye. Waje hangahi yikoboye wuzi kuyigura. Jeba usigaye wambara inkweto y'ibihumbi 10. Iyo sikamambiri wazanye amagana nga. Ahubwo tubitware gakeya. Deni hari igitekerezo nagize. Mbere kumbaza igitekerezo cya cibiri. Ndika mubwire. Ntago ndi kumva ukuntu uri kunshinza amafaranga. Nacyo zafitanye nawe. Njya amafaranga ko nayo nzi. Amafaranga yavuye hehe? Deja simbizi nagiye ko nambonaje ambwiraga amafaranga miliyoni 2. Kudagira akazi ngo urahembwa, kutize ngo baraguhereza amafaranga, nta muntu uzajya guza miliyoni 2. Nuranagurisha n'imyaka yawejeje amafaranga miliyoni 2. Ariko koko uracyari umwana. Uracyari umwana koko. Ngiye mu mitungo mfite nguza amafaranga miliyoni 2. Tubyemera ko aba yafite. Ariko se ni gute bundi ibintu mwayipanzeho gute? Tubipanga gute? Amafaranga kari nge nawe turi hano mu rugo. Ahubwo umva inama nari ngiye kukugira. Wowe ibintu tubitware gake. Aho umuhungu wanjye yarakaye. Niyo mpamvu nari ndimo nkushaka vuba ngo tubijyeho inama. Hanyuma turebe ukuntu amafaranga y'abandi yaboneka. Rero igitekerezo nagize. Nagira ngo rwose uraba hano utuje umeze neza umwana mu. Kuko ndamubwira yuko rwose ibintu byakemutse byagiye ku murongo twaribeshye. Amafaranga yarahari. Wowe tugiye kugurisha iriya sambu. Amafaranga yarahari. Tugiye kugurisha iriya sambu kugira ngo amafaranga aboneke. Hanyuma tuyamuhe. Hanyuma ibintu tubitware neza rwose. Umwana mu rugo nawe rwose azavamo na menshi. Azanasaguka ukomeza amashuri yawe. Ntabwo nawe numvishe. Gisamu. Gisamu. Gisamu twayimisha. Uri abashobora kuduha urebye yenda. Ego ko Yesu wagowe. Na miliyoni 4 cyangwa se 3. Urumva? None tukakuramo za miliyoni 2. Reka mubwira guce mu ijambo. Ibyo uvuga. Ntabwo nayo. Ku bintu ntazi. Never. Niba ibyo natekerezaga byose sinayigurisha. Nayo nagurisha. Buriya rero reka mubwire wawe. Ibusikari nayo nama uje kugira. Kuzinjira ku murima. Gisubize mu nda umire. Naho nagurisha. Habe na gato.